ngiye kubabwira ibintu ntemera kandi ubanza nzarinda mpfa ntabyemeye. Ubwo rero kubera ko nzabwiriza igihe kinini sinzi aho muzancike, sinzi uko muzankira. Nzarinda mpfa ntemeye umuntu w'umurokore wambara ubusa. Nzarinda mpfa ni wacu ndabibabwira. Yewe twagira ubusirimu, you know? Twavuga ibyongereza twese tukazasikara turi generation ivuga icyongereza y'abantu bishima gutya mu mutwe bizamura turamya Imana no mu cyongereza muri mudukira haleluya Imana icubahira hambaye. Twasigara tumeze gutyo. Nzarinda mpfa ntemeye umurokore wambara nk'indaya icuruza ubusambanyi. Kuba abasirimu ni byiza rwose, ni musokoze imisatsi, ni abasirimu, ni mwisiga, ariko hari ibidakorwaho kuko iyo bikozeho bifite ubundi bucuruzi, bifite undi mwuka byamamaza. Nuko utazi ukuntu abamidiyani baje bambaye, muzajye musoma biriya murebe filimi irimo. Halo, wiriwe neza. Ngo birangire abagabo b'Abisirayeli barasambana. Basambanye koko mugiga yahise tangira kubica. Ntabwo nzaho mugiga yari iri, ariko yabonye uburyo Imana yambuwe agaciro, ibinjira mitangira kubica. Abasigaye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro harimo Fenias na ba Mose bari gusengera bagiye. Muranyumvise? Muranyumvise? Bagiye kubona hari igitangaza kibaye. Mu ndebe hano mbivuge nitonze. Mu makosa mutazigera mukora ni ugukora icyaha cyangwa yaterwa n'umwuka w'icyaha ukagikora, cyangwa se ugashaka kuza kugikorera mu rusengero ngo kugira ngo abantu bakomeze bagufate nk'umurokore. Hari ukuntu umuntu yitwikira uburokore akambara ubukirisito agakora icyaha afite ibimenyetso by'ubukristo. Ibyo bintu Imana ibyanga urunuka. Umwe mu bari bagiye mu iteraniro ry'abamidiyani n'abamowabukazi ntabwo yasambaniye ku gasozi, ngo yaraza amasaha urusengero cyangwa ihema ry'ibonaniro riba rifunguye. Hari ibintu bitatu yatekereje ntabwo Bibiri bivuga. Icyambere ashobora kuba yaravuze ati, ashobora kuba yari afite icyubahiro ukuntu kavuga ati ninsambanira ku gasozi barabimenya nsebi. Icya kabiri ashobora kuba uyu mugabo yaravuze ati ninjya mu rusengero nkasambanira ntabwo bazamfata nk'aba ngaba basambaniye ku gasozi. Ngafata umumidiyani kazi araza mwinjiza mu ihema ry'ibonaniro. Kambabwira ikintu gikomeye. Urumva yagiye areba akiva ku rusengero hari ibintu yaratunze atazi, yashoboraga kuba yareba, ariko agarutse nta nubwo yabonye ba Mose na ba Fenias ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, kubera ko yarageze ahantu hamunogora amaso, hamumaramo imbaraga zo kureba, hamumara imbaraga zose zo kureba. Ngo arangije araza hageze abaramwinjije, akimwinjiza Fenias wasigaye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro afata icumu yahagurukanye mu Egiputa. Arangije kurifata, haleluya, ngo arabegera araribashinga rirabahinguranya. Nibwo Imana yavuze iravuga ngo Fenias aranejeje. Abamowabu nta kindi bakora ni ukukwambura agaciro, s'il te plaît, ni ukugusiga mu Mana ugasigarana gutendereza. Zamuka Imana icubahiro, ariko umutima agaciro kawe karatakaye. Muvuge ngo ni rojyorojyo. Ariko zigusigarana kuvuga aya magambo ndimo ndavuga koko kuvuga biranyerera. Nigeze kubigisha hano mu Gatenga nk'umwana wakuriye muri ADPR kuva ku myaka 5. Z'uburyo impano zikora. Twarasenze ishyamba riraka, twasomye amandiko, nuriye ibiti. Hariho n'igihe twigeze kuvangirwa tukajya dukora pompage ngo turi kuramya Imana. Nta kintu wambeshya cyo mu mwuka, nta mana keretse zitaraza. Inyinshi zo muri ADPR narazigize, ntiwambeshya rero. Nigeze kubabwira ko umuntu uranyerera ntabwo ari ikimenyetso cyerekana ko umuntu agifite agaciro, kuko kuvuga biranyerera. Nshobora kuvuga indimi, nshobora kuzihimba. Hari n'abagabo hano hanze bazigisha bavuga ko Abanyafrika kubera ibibazo by'inzara na malaria na tifoide ngo tudasenga mu ndimi, kandi ibyo bintu bifata abanyabwenge. Barangiza nyine ugasanga harimo arazigisha shando talose. Murabona ntaruvuze, muvuga ngo nibyo wipapiriyemo. Nuko nabanye n'abapene, nuko nabanye n'abarokore.
bene data abamowabu bambura agaciro umukobwa agasigara mu isi y'umwuka ntacyo asigaranye. Abamowabu bambura umukozi w'Imana agaciro bakamuparariza agasigara yararwaye pararize mu mwuka. Satani akajya murekura mu kiziriko ngo genda ukore kugira ngo abantu akomeze ashushanye, ariko ari umuntu wangiza wica. Abamowabu nta kindi bakora ni ukwambura agaciro umuntu yari afite. Kandi muvuge ngo barahari. Reka mvuga abamowabu ndimo nitegereza hano hanze. Abamowabu umwuka wa mbere w'ubumowabu ndimo ndabona hano hanze, kandi ngiye kubagira inama nimushaka muzangure bombo yo ku gati. Umwuka wa mbere nicyo bita ubusambanyi. Nabonye abantu b'abanyembaraga babwirije bavuga mu ndimi, barabwiriza kugeza ubwo amaterano yose bakomera amashyi, ariko twongera guhura yarataye agaciro n'imbaraga. Kuko mumbabarire maze iminsi niga ku mwuka w'ubusambanyi. Iyo usomye muri Bibiliya usanga esprit y'ubusambanyi iri mu byiciro 11. Reka mbabwiremo bitatu muvuge ngo bivuge. Icyiciro cya mbere ni umwuka uhiga abantu bafite amasezerano ahambaye. Kandi amasezerano ahambaye si ngombwa ko Imana iba yaravuganye nawe, nubwo ari byo dushingiraho. No kuba ukijijwe ukabura umwana w'Imana, hari imigambi myiza Imana igufiteho. Ikimenyetso simusiga kibyerekana nuko utarapfa, biragaragaza ko hari umugambi w'Imana ukomeye uri imbere mu buzima bwawe. Muranyumvise? Uwo mwuka rero ni wakoreraga muri muka Potifari, kandi ntiyigeze apfa muri Bibiliya. Muzasome Bibiliya yose, nta herezo rye rivuga. Arashaka ba Yosefu, kandi azi kumenya ba Yosefu. Nubwo Yosefu ari umukozi we mu rugo, nubwo adafite akazi gahambaye, nubwo atize amashuri ahambaye, ariko umwuka uri muka Potifari urareba. Vuga ngo urareba, ukamenya ko Yosefu afite imbere hazaza hahambaye, abitse ibintu bikomeye. Kandi iyo ugerageje gutereta ukabona biranga, ukoresha ingufu kugira ngo ubucike. Haleluya. Birasaba ko ufite imbaraga z'umutima zingana n'iza Yosefu. Imana imfashe mu byumba. Uwo ni umwuka wa mbere nagenzuye. Umwuka wa kabiri nagenzuye ni esprit d'Amunoni, umwuka wa Amunoni. Umwuka wa Amunoni wo, Amunoni agira geto. Mushu ejo bundi naratangaye, uziko Amunoni agira geto. Kanganiriza abaririmbyi. Amunoni agira geto, agira n'abagabo n'umugabo w'umujyanama w'ingurumbanya. Ingurumbanya ya hatari imubwira turi umukobwa uzamuka ariki, wamushobora umutumyeho, ukamubwira ko niyangura bivamo, kandi ukamubwira yuko warwaye warembye, kandi ukamusaba kurira mu biganza byawe. Naza uhita umufata ufungeho, wirukana abandi bantu ufungeho. Niyo mpamvu sinjya nemera, kubera ko nagize n'umugisha wo gutereta. Reka mbivuge, nsaba umudamu tubana ko atazigera nsura muri geto, kuko narabwirizaga. Sinjya nemera abajene mujya gusura abasheri banyu muri geto, ko geto ntibasomera Matayo, ntibasomera Luka, ntibasomera Yohana. Uzi muri geto ibintu bihaba, utangira wuzuzwa ibintu utazi aho biva. Ukuzuzwa uvayo ufite amarira n'agahinda n'intimba, kandi urugo rwatangiye kwatura rutarubakwa. Sinibaza ko bagira urukundo ruri genuine, ntago bagira urukundo rufite ibivumbikisho bituruka mu ijuru. Bisaba nyine kubyihatamo, bisaba kwiga inyigisho nyinshi no kwirefreshinga no kwiga amasomo menshi kugira ngo urugo rugire imbaraga. Ndabona mu ndebye nabi kandi ndeba baha nibikunda, ntago bikunda. Amunoni atuma kuri Tamari nawe agenda atatekereje. Ageze aramubwira ngo ndashaka kurira mu biganza byawe, nzanira imitsima mu biganza byawe. Reba umukobwa arangije afati. Kandi iyo usomye Bibiliya usanga Tamari kujya muri geto yari umururu. Ubwo bwa mbere yarabitangiye, yari umuniyukama, nibwo bwa mbere yarabitangiye. Akirira mu biganza asanga umugabo afite inyigisho z'ingurumbanya. Umuntu wese utarakizwa, utarahinduka, bafite inyigisho z'ingurumbanya. Ngo birangire rero aramufata, arangije amukorera ikintu kibi cyitwa gucikura. Muranyumvise? Gucikura harimo amagambo abiri y'Ikinyarwanda.
harimo ijambo rimwe ryitwa devirije cyangwa gutwara umuntu utari ufite agaciro. Arangije aramudevirija, arangije nyine yikorera amaboko ashyira n'ivu mu mutwe, ageze iwabo bamenye ikintu cyabaye. Ngiye kubabwira akantu ariko nimundebe nabi. Umukobwa yagiye gushaka, iyo yatakaje ubusugi arisobanura icyo yakikaza. Kambibwirize ndeba hano. Some ijambo ry'Imana twihuse. Murebe mu gitabo cyo kubara ibice 23, kubara 23, turahera ku murongo wa 20 ndaza kugeza ku murongo wa 23. Gitabo cyo kubara ibice 23, ndahera ku murongo wa 20 ngeze ku murongo wa 23. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kukura. Ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Amen. Dusoreze muri Samweli wa kabiri ibice 8, turahasoma naho 20, murongo wa 1 n'uwa 2. Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 8, murongo wa 1. Ndaza kuhasoma 20, umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa, arukura mu boko y'Abafilisitiya. Turi kumwe? Murongo wa 2. Bukeye anesha Abamowabu, maze abarambika hasi mu mirongo, abageresha umugozi. Inkubwe ebyiri zari zabo kwicwa, kandi ya gatatu yose yari yabo kurokorwa. Nuko Abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi, bamuzanira imisoro cyangwa amakoro. Imana itugirire neza. Ndagira ngo tuve muri Bibiliya gatoya, tuvuge ibintu bikeya, ni ku cyumweru, niturangiza tuvane n'icyifuzo dusenge. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo iyi Imana ihari. Iyi Imana ihari. Turiho kumvikana. Iyi Imana igize gute? Dawidi yima ubwami muri Isiraheli, yasanze hari amahanga 4 yazengereje Isiraheli. Ageze ku ngoma yasanze hari amahanga agera muri 4 azirana n'Abisiraheli, kandi ayo mahanga uko yabonaga uburyo yarwanyaga Abisiraheli, nta kintu wari kuyakorera ngo atarwanya Abisiraheli. Nta n'ikintu Dawidi nawe yari gukora, nta gitambo yari kubaha. Bo nyine icyiza icyabanezezaga ko ari ukubona Abisiraheli baguwe nabi, bamerewe nabi. Muri ayo mahanga uko ari 4, ihanga rya mbere bari Abafilisitiya. Abafilisitiya bari barazonze Abisiraheli cyane. Iteka ryose iyo Abisiraheli batandukanaga n'Imana, Abafilisitiya babaga mu bambere mu barwanya Abisiraheli kandi bakabagirira nabi. Iyo usomye Bibiliya witonze, Goliyati yigeze guhishurira Dawidi ibanga ry'Abisiraheli ry'Abafilisitiya, aramubwira ngo nuramuka unsinze, nihagira umuntu nsinda muri Isiraheli, tuzabagaragu banyu. Ariko nanjye nimba tsinda, muzabagaragu bacu. Muze kunyumva neza ko ndashaka gusobanura ibintu mu mwanya mutoya. Abafilisitiya gahunda yabo ntago ari ukwica Abisiraheli bose, ni ukwica ukomeye muri bo, abasigaye bakaba abacakara babo. Mu yandi magambo, basobanukiwe imbaraga z'Abisiraheli, basobanukiwe n'umusaruro Abisiraheli batanga, ariko ntibashobora kugira icyo bakora hari umunyembaraga uhagaze mu Bisiraheli.
barashaka ukomeye mu Bisiraheli bakamwica, barangiza abasigaye bagahinduka abacakara b'Abafilisitiya. Imana imfashe muze kunyumva mu izina rya Yesu. Ako murakumvise? Ihanga rya kabiri ni Abasiriya. Abasiriya nabo barwanyije Abisiraheli cyane. Iyo usomye intego z'Abasiriya, bo bateye ubwoba, bashaka kumenya impamvu Abisiraheli batsinda. Mu yandi magambo barashaka kumenya ubuzima bw'ibanga bw'Abisiraheli. Kuko njya nibuka umunsi umwe muri Bibiliya mwarahasomye ngo umwami w'Abasiriya yigeze kubaza, aravuga ati ariko ko dupanga intambara tugapanga gahunda zo kugirira nabi Abisiraheli, niki gituma tutabatsinda? Umwe muri bo atanga inama ari yabereye imbere y'igitanda imurere mu cyumba cyo mu mbere. Aravuga ngo nyamara muri bo harimo umugabo, nubwo ari mu Isiraheli ajya amenyeshwa imigambi turi gupanga, yarangiza akagenda akababurira. Murumva intego yabo ikomeye, bagiye gushaka umuntu uhishura imigambi mibi ya, barangije ngo batuma abasirikare nijoro. Mumba baremba abwira ibintu bikomeye. Ninigisha amahanga, nimuze gutekereza amahanga, muze gutekereza umwuka ukorera muri iryo hanga. Nicyo nshaka ko mwumva. Urumva umwuka w'Abafilisitiya iyo bageze mu rugo barashaka ukomeye kurenza abandi, abasigaye bagahinduka abacakara. Reka ntanga ingero wenda zakumvikana mu muco nyarwanda. Niba binjiye muri famiye barashaka papa namara guhindukira bakamwica bakamwangiza, urumva abana bazaba biragoye cyane ko umubyeyi yarera abana wenyine. Ubundi mu bijyanye n'umuryango umugabo niwe mutwe, ibindi byose bimeze nk'amavuta yatembye mu mutwe wa Aroni akagera mu bwanwa no ku misozo. Biragoye ko umudamu yarera abana be wenyine, uretse Imana imufashije bakagendera mu mategeko. Iyo se yananiranye byanze bikunze harakuka kasi. Muranyumvise? Kandi ndashaka kubivuga nihuse. Abafilisitiya bateye ubwoba. Niba baje muri korari barashaka ukomeye kurenza abandi, iyo banyuze muri quartier barashaka ukomeye kurenza abandi. Ngira ngo murabyumvise. Ariko Abasiriya bo ntibashaka ukomeye kurenza abandi, barashaka uhishura imigambi mibi. Mu yandi magambo umwuka wabo uhiga abanyempano, bamenye ibitaraba, bahishura imigambi. Abo barashaka kwica no gusenya. Muranyumvise? Ni nabo bagiye gushaka umugabo ukomeye muzi muri Isiraheli witwa Elisa. Umwami yaravuze ngo nimushakira abasirikare bazi gushimuta babahanga muri Siriya, mugende mumunzanire. Ariko bamugezeho basanga Elisa nubwo yaratuye ahantu hasuzuguritse, afite ikirere cy'imbaraga kigira n'ubutware ku Basiriya. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi kira aho ngaho kugira ngo mbivuge nihuse. Aba gatatu bo bari danje ni ABAMOWABU. ABAMOWABU nta kindi bakora ni uguhumanya. Ntibakwica, baraguhumanya ugatakaza agaciro. Umwuka w'ABAMOWABU nta kindi ukora ku Bisiraheli ni ukubahumanya. Kandi agaciro k'Abisiraheli ni ubwere buri muri bo. Iyo ubwere butakaye basigara ari ibipampara nta gaciro bafite. Kubara 25 murahazi mwese. Abisiraheli bari Shitimu, Baramu yagiriye inama Baraki, yaravuze ati aba bagabo igihe cyose baraza kuba bari kumwe n'Imana ntuza kubasha. Birasaba yuko dushaka ikintu cyabatandukanya n'Imana. Kandi koko yari yagerageje kubavuma gatatu. Ayo magambo twayasomye ngo aravuma, uko avuma ahubwo akabahesha umugisha. Kubera ko ntabwo bari bonyine, nubwo mu butayu basa nabi, ariko Imana iri hagati muri bo. Ubarebeye mu mwuka ntabona basa nabi, abona ari ubwoko bwatoranijwe, abona ari ubwoko bwahawe umugisha, kubera ko Imana iri hagati muri bo. Reka ne kubasindira. Imana imfashe mu izina rya Yesu. Muvuge ngo igufashe. Muraho neza? Ngo agerageza kubavuma. Agiye kubavuma, Abisiraheli ubundi barebye ubuzima bw'ubutayu basaga nabi. Imyambaro yabo ntibayihinduraga, baryaga ibyo kurya bidasanzwe. Muranyumvise? Ariko barebeye mu mwuka,
n'ubwoko butuye kwabo. Muranyumvise? Basa nabi, agaciro kabo ntikaragaragara kuko ntibaragera i Kanani, ntibaragera mu masezerano. Ariko kubera Imana iri hagati muri bo, ubarebeye mu mwuka, n'ubwoko butuye kwabo. Ngo akomeza gushaka kubavuma, ageze epfo aravanga Imana yabahaye umugisha kera sinawukura. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Imana ibagiye imbere ifite amaboko nk'ay'imbogo. Yakoresha ibintu bakumva, ifite amaboko nk'ay'imbogo, kandi nabo bagenda bayivugiriza impundu. Nubwo mubona basa naho bameze nabi, ariko hagati muri bo bahabitse impundu, kandi si impundu z'undi muntu, ni impundu z'Imana bari kumwe. Mu yandi magambo, arabwenge bafite ukuntu bakorana n'Imana. Haleluya, haleluya. Muri iyi minsi navumbuye akantu ngiye kukabaganiriza. Nkorana n'abantu kuko nize siyanse baderanja cyane, ariko navumbuye akantu. Iyo ndi gusenga nkarira, abantu bakambaza impamvu ndira, hari igihe babifata nk'ubugoryi, mpita mbabwira ko ari mudu yo mu ijuru. Ibi bintu byose tubamo ni mudu ya hehe? Reba ukuntu nawe wazindutse wicaye, umuntu wakubaza akakubaza impamvu wicaye gutyo, uzajya umusubiza ngo ni mudu yo mu ijuru. Nubwo inyuma bareba, ariko hagati muri bo harimo impundu, kubera ko muri bo harimo Imana. Ageze hepfo avuga amagambo akomeye, aravuga ngo simbonye kuraguza, simbonye iby'ubugoryi mu bwoko bwa Yakobo. Muranyumvise? Avuga amagambo akomeye, agera no ku rwego iyo usomye hepfo uko yarushagaho kuberekwa, yageze harababura mu kibaya. Aravuga ngo yo, mbonye bavumbutse nk'intare y'ingore. Byashaka gusobanura Kristo Yesu uri muri bo kandi ufuhira itorero rye. Muranyumvise? Akomeza kubavuga we, arabavuga, ageze aho abona Yesu none harigaragaza. Reka mabwira ikintu gikomeye, ndaza kubivuga mu kanya. Iyi Imana ihari, ntabwo ari Jean Paul ugaragara. Uyu mubona ni Jean Paul, ariko mu isi y'umwuka ntabwo ari Jean Paul ugaragara, kuko ari ugaragaye hari ibintu byamutandura, hari ibintu byamumenagura. Ahubwo iyi Imana ihari niyo igaragara mu bubasha bwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Abamowabu rero barashaka agaciro kabo, baracyara amubwira ati shaka abamowabu kazi bari kumwe bakora association n'abamidiyani. Haza abakobwa, bano bagabo benshi bamaze imyaka myinshi mu butayu, ntago bamaze iminsi babona abantu bari mu gihugu cyabo bagaragara mu gihugu cyabo. Baze bambaye kweri mu buryo bubatumira, babaganiriza amagambo meza atuje, harimo keya ariko iri poisonne bamaze kuruga. Baraza batangira kwinjira mu iterano ry'Abisirayeli. Reka mbikore kugira ngo mundebe. Muraho neza? Reba nawe umaze imyaka ugenda mu butayu, warashiririye, warariwe, none uhuye n'abantu bavuga neza, amagambo anyerera, amagambo ari slow. Ariko Mose n'abandi bantu bagira amacenga, baravuga bati nk'abakavuze bati twanyuze mu mamareki baraturwanya, tunyuze mu bamoni baraturwanya, kubera iki abamowabu kazi n'abamidiyani kazi batwakiriye batya? Bagira amacenga ngo baguma ku ihema ry'ibonaniro, banga kuhava. Ariko ab'imitima yoroshye arabwira ati wanyemerera nkagutumira? Ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Wanyemerera nkagutumira? Uko wikiriza baba barabatumiye. Bageze mu rugero basanga hari inyama. Mwibuka ko kimwe mu kintu cyabagoye mu butayu ni ukutabona inyama. Ngiye kubabwira ikintu, Imana izabarindira aho yabohereje, ariko aho mwiyohereza muzimenya. Iyo umuntu avuye mu mwanya Imana yamusizemo, ahandi hose ajya arimenya. Niko bigenda. Bwira mwene so ngo nuko bigenda. Iyo umukobwa avuye mu mwanya Imana imusizemo, iyo umugabo avuye mu mwanya Imana imusizemo, atakaza imbaraga ukagira ngo ntiyigeze kuzigira. Bahageze babariye inyama, naho inyama zaterekerejwe, ni inyama z'intonorano. Bakizitamira ijambo rya kabiri ngo batangira gusambana ku buntu. Ngiye kubabwira ibintu ntemera kandi ubanza nzarinda mpfa ntabyemeye. Ubwo rero
kubera ko nzabwiriza igihe kinini sinzi aho muzancike sinzi uko muzangira nzarinda pfa ntemeye umuntu w'umurokore wambara ubusa nzarinda mpfa niwacu ndabibabwira yewe twagira ubusirimu twavuga ibyongereza twese tukazasigara turi generation ivuga icyongereza y'abantu bishima gutya mu mutwe bizamura turamya Imana no mu cyongereza muri mudukira haleluya Imana icubahira hambaye twasigara tumeze gutyo nzarinda mpfa ntemeye umurokore wambara nk'indaya icuruza ubusambanyi. Kuba basirimu ni byiza bose ni musokoze imisatsi mwo basirimu ni mwisiga ariko hari bidakorwaho kuko iyo bikozeho bifite ubundi bucuruzi bifite undi mwuka byamamaza nuko utazi ukuntu abamidiyani baje bambaye muzajye musoma biriya murebe filimi irimo halo wiriwe neza ngo birangire abagabo b'Abisirayeli barasambana basambanye koko mugiga yahise itangira kubica ntabwo nzaho mugiga yariri ariko yabonye uburyo Imana yambuwe agaciro ibinjiramo itangira kubica abasigaye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro harimo Feniyasi na Mose bari gusengera bagiye muranyumvise bagiye kubona hari igitangaza kibaye mu ndebe hano mbivuge nitonze mu makosa mutazigera mukora ni ugukora icyaha cyangwa yaterwa n'umwuka w'icyaha ukagikora cyangwa se ugashaka kuza kugikorera mu rusengero ngo kugira ngo abantu bakomeze bagufate nk'umurokore. Hari ukuntu umuntu yitwikira uburokore akambara ubukirisito agakora icyaha afite ibimenyetso by'ubukristo ibyo bintu Imana ibyanga urunuka. Umwe mu bari bagiye mu iteraniro ry'abamidiyani n'abamowabukazi ntabwo yasambaniye ku gasozi ngo yaraza amasaha urusengero cyangwa ihema ry'ibonaniro riba rifunguye. Hari ibintu bitatu yatekereje ntabwo Bibiri bivuga icyambere ashaka kuba yaravuze ati ashobora kuba yarafite icyubahiro ukuntu kavuga ati ninsambanira ku gasozi barabimenya nsebe. Icya kabiri ashobora kuba uyu mugabo yaravuze ati ninjya mu rusengero nkasambanira ntabwo bazamfata nk'aba ngabo basambaniye ku gasozi ngafata umumidiyani kazi araza mwinjiza mu ihema ry'ibonaniro. Kambabwira ikintu gikomeye urumva yagiye areba akiva ku rusengero hari ibintu yaratunze atazi yashoboraga kuba yareba ariko agarutse nta nubwo yabonye ba Mose na ba Feniyasi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kubera ko yarageze ahantu hamunogora amaso hamumaramo imbaraga zo kureba hamumara imbaraga zose zo kureba ngo arangije araza hageze abaramwinjije akimwinjiza Feniyasi wasigaye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro afata icumu yahagurukanye mu Egiputa arangije kurifata haleluya ngo arabegera araribashinga rirabahinguranya nibwo Imana yavuze iravuga ngo Feniyasi aranejeje. Abamowabu nta kindi bakora nuko kwambura agaciro s'il te plaît nuko gusiga mu Mana ugasigarana gutendereza zamuka Imana icubahiro ariko umutima agaciro kawe karatakaye muvuga ngo ni rojyorojyo ariko zigusigarana kuvuga aya magambo ndimo ndavuga koko kuvuga biranyerera. Nigeze kubigisha hano mu Gatenga nk'umwana wakuriye muri ADPR kuva ku myaka 5 zuburyo impano zikora twarasenze ishyamba riraka twasomye amandiko nuriye ibiti hariho n'igihe twigeze kuvangirwa tukajya dukora pompage ngo turi kuramya Imana nta kintu wambeshya cyo mu mwuka nta mana keretse zitaraza inyinshi zo muri ADPR narazigize ntiwambeshya rero. Nigeze kubabwira ko umuntu uranyerera ntabwo ari ikimenyetso cyerekana ko umuntu agifite agaciro kuko kuvuga biranyerera nshobora kuvuga indimi nshobora kuzihimba. Hari n'abagabo hano hanze bazigisha bavuga ko abanyafrika kubera ibibazo by'inzara na malaria na tifoide ngo tudasenga mu ndimi kandi ibyo bintu bifata abanyabwenge barangiza nyine ugasanga harimo arazigisha shandotarose murabona ntaruvuze muvuga ngo nibyo wipapiriyemo nuko nabanye n'abapene nuko nabanye n'abarokore bene data abamowabu
bambura agaciro umukobwa agasigara mu isi y'umwuka ntacyo asigaranye. Abamowabu bambura umukozi w'Imana agaciro bakamuparariza agasigara yararwaye pararize mu mwuka. Satani akajya murekura mu kiziriko ngo genda ukore kugira ngo abantu akomeze ashushanye, ariko ari umuntu wangiza wica. Abamowabu nta kindi bakora ni ukwambura agaciro umuntu yari afite. Kandi muvuge ngo barahari. Reka mvuga abamowabu ndimo nditegereza hano hanze. Abamowabu umwuka wa mbere w'ubumowabu ndimo ndabona hano hanze, kandi ngiye kubagira inama nimushaka muzangure bombo yo ku gati. Umwuka wa mbere nicyo bita ubusambanyi. Nabonye abantu b'abanyembaraga babwirije bavuga mu ndimi, barabwiriza kugeza ubwo amaterano yose abakomera amashyi, ariko twongera guhura yarataye agaciro n'imbaraga. Kuko mumbabarire maze iminsi niga ku mwuka w'ubusambanyi. Iyo usomye muri Bibiliya usanga esprit y'ubusambanyi iri mu byiciro 11. Reka mbabwiremo bitatu muvuge ngo bivuge. Icyiciro cya mbere ni umwuka uhiga abantu bafite amasezerano ahambaye. Kandi amasezerano ahambaye si ngombwa ko Imana iba yaravuganye nawe, nubwo ari byo dushingiraho. No kuba ukijijwe ukabura umwana w'Imana, hari imigambi myiza Imana igufiteho. Ikimenyetso simusiga kibyerekana nuko utarapfa, biragaragaza ko hari umugambi w'Imana ukomeye uri imbere mu buzima bwawe. Muranyumvise? Uwo mwuka rero ni wakoreraga muri muka Potifari, kandi ntiyigeze apfa muri Bibiliya. Muzasome Bibiliya yose, nta herezo rye rivuga. Arashaka ba Yosefu, kandi azi kumenya ba Yosefu. Nubwo Yosefu ari umukozi we mu rugo, nubwo adafite akazi gahambaye, nubwo atize amashuri ahambaye, ariko umwuka uri muka Potifari urareba. Vuga ngo urareba. Ukamenya ko Yosefu afite imbere hazaza hahambaye, abitse ibintu bikomeye. Kandi iyo ugerageje gutereta ukabona biranga, ukoresha ingufu kugira ngo ubucike. Haleluya. Birasaba ko ufite imbaraga z'umutima zingana n'iza Yosefu. Imana imfashe mu byumba. Uwo ni umwuka wa mbere nagenzuye. Umwuka wa kabiri nagenzuye ni esprit d'Amunoni, umwuka wa Amunoni. Umwuka wa Amunoni wo, Amunoni agira geto. Mushu ejo bundi naratangaye. Uzi ko Amunoni agira geto? Nganiriza abaririmbyi. Amunoni agira geto, agira n'abagabo n'umugabo w'umujyanama w'ingurumbanya. Ingurumbanya ya hatari imubwira turi umukobwa uzamuka ariki, wamushobora umutumyeho ukamubwira ko niyangura bivamo, kandi ukamubwira yuko warwaye warembye, kandi ukamusaba kurira mu biganza byawe. Naza uhita umufata ufungeho, wirukana abandi bantu ufungeho. Niyo mpamvu sinjya nemera, kubera ko nagize n'umugisha wo gutereta. Reka mbivuge, nsaba umudamu tubana ko atazigera nsura muri geto, kuko narabwirizaga. Sinjya nemera abajene mujya gusura abasheri banyu muri geto, ko geto ntibasomera Matayo, ntibasomera Luka, ntibasomera Yohana. Uzi muri geto ibintu bihaba, utangira wuzuzwa ibintu utazi aho biva. Ukuzuzwa uvayo ufite amarira n'agahinda n'intimba, kandi urugo rwatangiye kwatura rutarubakwa. Sinibaza ko bagira urukundo ruri genuine. Ntago bagira urukundo rufite ibivumbikisho bituruka mu ijuru. Bisaba nyine kubyihatamo, bisaba kwiga inyigisho nyinshi no kwirefreshinga no kwiga amasomo menshi kugira ngo urugo rugire imbaraga. Ndabona mu ndebye nabi kandi ndeba baha nibikunda, ntago bikunda. Amunoni atuma kuri Tamari nawe agenda atatekereje. Ageze aramubwira ngo ndashaka kurira mu biganza byawe, nzanira imitsima mu biganza byawe. Reba umukobwa arangije afati. Kandi iyo usomye Bibiliya usanga Tamari kujya muri geto yari umururu. Nibwo bwa mbere yarabitangiye. Yari umuniyukama, nibwo bwa mbere yarabitangiye. Akirira mu biganza asanga umugabo afite inyigisho z'ingurumbanya. Umuntu wese utarakizwa, utarahinduka, bafite inyigisho z'ingurumbanya. Ngo birangire rero aramufata, arangije amukorera ikintu kibi cyitwa gucikura. Muranyumvise? Gucikura harimo amagambo abiri y'Ikinyarwanda. Harimo ijambo rimwe ryitwa devierge.
cyangwa gutwara umuntu utari ufite agaciro. Arangije aramudivirija, arangije nyine yikorera amaboko ashyira n'ivu mu mutwe, ageze iwabo bamenya ikintu cyabaye. Ngiye kubabwira akantu ariko nimundebe nabi. Umukobwa yagiye gushaka, iyo yatakaje ubusugi arisobanura icyo yakikaza. Kambibwirize ndeba hano. Umukobwa wese ugiye gushaka, bano bahungu bo muri ADPR ikibazo cya nyuma kubaza, yaratanze inkwano, yarafashe irembo, arakubaza ngo uracyari umukobwa. Iyo ubuze ukuntu bisobanura icyo yakiraza, ushaka warinda agaciro kawe kakaryamaho, ko bizakurinda gutanga ibisobanuro. Ndabona hari umuntu uvuze ngo Imana iguhe umugisha, urakoze kunsabira umugisha. Umwuka wa gatatu ari nawo wa nyuma ni umwuka wa derira. Derira ashaka umuntu wabahangayikishe w'umunyembaraga, umunyamasengesho, mwarimu, umuvugabutumwa, umuntu wabahangayikishe muri karitsiye. Kandi iyo mubanye abakubaza aho ibanga ry'imbaraga riri. Nayo mpamvu muri abantu batajya bemera, kubera ko abantu babonye ibintu byinshi. Babonye Samusoni amaze kwica abantu 1000, bahura nawe bamunogoye amaso, ari umukomedi agenda akinira komedi abafilisitiya. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Uwo ni umwuka wa MOWABU uri hano hanze. Umwuka wa nyuma muvuge ngo we ni mubi cyane, na Abedomu. Ni nabo Dawidi yarwanye nabo, ni ishyanga rya 4 Dawidi yarwanye nabo. Abedomu bo nta kindi bakora, ni bene wabo, kuko Abedomu ni bene Esawu. Esawu avukana na Yakobo. Ubo ntibica, ahubwo bacungana n'igihe usebye n'igihe umwaye, bo baraseka. Donc ni bene wacu. Turaririmbana, turasengana. Ariko buri gihe abayiteze ko ibintu bizaba bibi, aravuga ati mubona ukuntu yihenge kabyina, uriya ndabona azayitwara tu. Iyo rero uyitwaye aravuga ati sinajyaga mbivuga, najyaga mbivuga. Arakureba mu nzira n'umugabo mujyana, yare ukuntu mutari kumvikana, akavuga ati nabivuze ko ruzasenyuka. Iyo rusenyutse aravuga ati jewe narabivugaga ko ruzagira gute, ruzasenyuka. Ayo mahanga rero uko arani, Yesu ashimwe, kubera ko Dawidi yari ari kumwe n'Imana. Muranyumvise? Ntabwo yamusebeje, ntiyamumwajije, ahubwo ngo yarayarwanyije, arayarwanya. Twasomye Bibiliya ku Bafilisitiya ngo yarabarwanyije, arabanesha, arabacogoza, abambura n'urufunguzo rw'umurwa arakinga. Suko yari umunyembaraga mu ntambara, nuko Imana bari kumwe. N'abamowabu yarabatsinze, abasigaje abagira abo kumuzanira imisoro, n'Abasiriya nuko, ndetse n'Abedomu. Imana imuhihumure impande zose, kubera ko yari ari kumwe n'Imana. Yesu ashimwe bene data. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri nigiye muri aya magambo. Icyambere mvuga nshimikire ndi hano mu Gatenga, Imana ntisimburwa n'icyari cyo cyose. Urwego rwose wageraho rw'ubuzima, urwego rw'amashuri wageraho, urwego rw'ubukungu wageraho, urwego rw'abana wabyara, urwego rw'inshuti wakunguka, Imana igomba kugira umwihariko wayo. Kubera ko Imana ntisimburwa n'icyari cyo cyose. Kimwe ku bintu byakoze ku Bisiraheli ni ugushaka gusimbuza Imana icyari cyo cyose. Muvuge ngo barasebye, baramwaye, barabebeye. Kandi nashaka ko twirebera muri iyo sura. Umuntu wese uri hano muri aya materaniro ni wireba, uraza gusanga kuva ku kirenge kugeza ku mutwe ni Imana yakubatse. Kandi kugira ngo bibe bigihagaze nuko Imana igihari. Imana ivuye mu byagusenyukana, kuko ibyagukurikiranye kera naho byagiye. Imbaraga zakurwanyaga ziracyaturanye nawe. Muranyumvise? Icyo zitinya ni Imana iri muri wowe. Ariko Imana ivuye muri wowe, wamwara, waseba, wakorwa n'isoni. Niyo mpamvu ibintu nigiye muri aya magambo, Imana ntisimburwa n'icyari cyo cyose. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Muzi impamvu Imana idasimburwa? Nta kintu, nta muntu, nta mafaranga, nta bwiza, nta mbaraga, nta mwanya ukwiye gusimbura Imana. Ntawe. Kubera iki? Imana igira ibintu bitatu yihariye yonyine muri iyi si. Yonyine ifite byinshi, ariko ngewe Imana yanganirije bitatu byonyine. Niyo yonyine ibyihariye yonyine.
nta tante, nta mukuru wanjye, nta muyobozi ukomeye, nta university wabyigamo, nta buhangange. Imana niyo yonyine ibyihariye. Icyambere Imana ifite, Yesu ashimwe, niyo yonyine itagira ikintu itinya. Imana nta kintu kihabya. Ibihe byo mu isi byahindutse ntibitera ubwoba. Imvura yaguye ntiyitera ubwoba, kubera ko hejuru y'Imana nta kindi kintu kihaba. Haleluya! Niyo yonyine itagira ikintu kihaba. Imana ntisaza, Imana ntihinanirwa, Imana ntabwo bigira. Niyo mpamvu burya igira imikorere ibiri, iza vuba cyangwa igatinda, kuko irabizi ko niza yasanga twafashe umwanzuro twawusinyiye iravanamo akantu kamwe bihita birangira. Imana vuge vuba nihute nseke. Haleluya! Imana niyo yonyine itagira umujyanama. Muvuga ngo Imana nta mujyanama igira, kuko niyo nyiri inama no kumenya. Nta mujyanama Imana igira gute? Ni nayo mpamvu mwese mwisanze mu myanzuro. Nta watumiwe mu nama y'ahazavukira. Mwese n'abahanga muri hano hari umuntu watumiwe mu nama yo kuvukiramo, ko Imana ntiguhabuka ngivuga ngo namara gukura ngo azankubita. Mwisanze mu myanzuro. Wisanze Nyakabwende, undi yisanga Rwempasha, undi yisanga yaravukiye Kayonza, undi yisanga yaravukiye hanze y'igihugu, undi yisanga yaravukiye Kigali. Ibyo bintu byose ntago Imana yadutumiye ngo dutange igitekerezo. Ariko Mana ndagukunda, ndashimira Imana ko nkorera Imana imeze. Nta mujyanama Imana igira. Hari n'abantu bavuga ngo Mana ngo ukuntu wandemye nta kintu wahindura. Niba ari jimbiri jigo nuko bimeze, niba ari umusatsi w'injwiri nuko bimeze, niba ari amano maremare cyangwa ikirenge kirekire nk'iki cyanjye, ko nge nambara 10 murumva ko ngifite, nuko bimeze. Nugikata ugakora plastique sajari, dore ko ziri kuza, ukagikata ukakigabanya, ko bari kugenda babigabanya. Icyo bita plastique sajari mu Cyongereza. Umutima uzakubwira ngo icya original cyaragiye, ibyo yashyizeho ni photocopy. Imana nta mujyanama igira, niyo yonyine ibyihariye. Burya abandi bantu bose muzi bakomeye bagira abajyanama, kandi ashobora gufata icyemezo bakamuhinyuza akivuguruza. Ariko Imana umwanzuro yafashe, iyo ufatiye iburyo ibumoso ntihayivuguruza, iyo ufatiye ibumoso iburyo ntihayivuguruza. Ndagushimiye mwami wanjye kansoze. Icya gatatu cyanejeje umutima, nubwo Imana yatanze ubuhanga. Mu ndebe hano ndashaka kwigisha abajene murimo mwiga, kandi mwiga amashuri menshi, mwiga cyane, ariko hari ibintu nshaka ko muzirikana. Imana yatanze ubwenge, Imana yatanze ubuhanga, Imana yatanze ubumenyi, muranyumvise? Ariko hari utuntu yisigarisha tuzahora tuyisobanura ko ari Imana yonyine. Muvuga ngo turahari. Aba bantu baranyumvise? Imana niyo yonyine ifite ibintu yisigarisha bisobanura ko ari yo Mana. Kandi ngiye gusoza. Umunsi umwe Nebukadinezari yarose inzozi, nahoze ndimo mbisoma mu gitondo, arazirota ngo zimuhagarika umutima. Atumira abanyabwenge bize mu ishuri rikomeye rya mbere mu gihugu, abapfumu, abakarudaya, abacunaguzi, ndetse n'abanyabwenge mu gusobanura. Babwira ngo nimusobanure inzozi, basanga hagiyemo kode idakurwamo n'umwana w'umuntu, ahubwo ikwiye gusobanura ko Imana ariyo Mana yonyine. Ariko Mana I like it, ndabikunze. Twahaye Imana icyubahiro twitonze. Muri kino gitondo tuyihe icyubahiro twitonze. Haleluya! Ntabwo nshaka kubasindira. Haleluya! Itorero ry'Imana. Haleluya! Ngo barangije babwira abanyabwenge bati umwami yarakaye, inzozi zamuhagaritse umutima. Nawe arababwira ati ndabarimbura nimutazisobanura. Nguzi ikibazo cyari cyavutse, umva ukuntu byari byabaye. Abanyabwenge ngo bari bafite ibintu bamenye, wavugaga inzozi bakagenekereza bagasobanura. Umwami rero arose ntiyibuka ikintu na kimwe, muranyumvise? Ahubwo ngo zimuhagarika umutima, zikaje zimubwira ziti urapfa nutamenya icyo bisobanura. Ababwiye bati tubwire mwami ibyo warose. Baramubwira bati oya, tubwire ibyo warose. Ati oya ngiye narose, murashaka kubyirengagiza. Nabisomye nitonze. Ati ndabona mushaka kubyirengagiza, kandi mwariye amafaranga, mwarabagaburiye, mwarize, nimusobanura. Ngo barangije birabanane, baravuga bati ibyo bintu umuntu wabisobanura ni umuntu ubana n'Imana.
bazana Daniyeli. Imana niyo yabisobanuye ikoreshe Daniyeli. Ndashimira Imana ko ifite ibintu yisigarije kandi ngiye gufashwa. Ndashimira Imana ko ifite ibintu yisigarije. Twese biduchallenging abari muri domaine z'ubukungu. Imana ifite ibintu yisigarije, niyo yonyine itagigira crise. Mwijuru mwari mwumva dusaba inkunga muri domaine ya science. Imana ifite indwara yisigarije ivura yonyine. Abaganga bakora ubusakashatsi bagashakisha bikabananira, iyara yafata umwanzuro kandi nibisaba kwinyura muri step cyangwa inyura mu byiciro abandi banyuramo. Iyo ivuze ngo fata uburiri bwawe witahira ugenda, ahita bwikorera akagenda. Imana ifite ibintu yisigarije bisobanura ko ari yo Mana. Iyo niyo nkorera, niyo mvuga, niyo yanzanye, niyo yakuzanye, niyo ikubeshejeho. Imana iyo yambuye umuntu umwuka arapfa, nubwo yaba afite ibiryo birimo proteine, birimo ibitera imbaraga, birimo ibirinda indwara, arapfa. Imana ikwambuye ubuzima buragenda. Muranyumvise? Iyo Imana ivuze ngo wa mwuka wenda mukwambuye urapfa. Imana nishingira kuri titire. Niyo mpamvu kuva mu itangiriro kugeza uyu munsi umusitari dufite n'umwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Icya kabiri nigiyemo kandi nshaka ko mwumva neza. Mu bintu uzatinya cyane, uzagira ubwoba igihe cyose uzumva Imana ikubwira ko igiye kukureka. Niwumva hari synapse cyangwa ibitekerezo cyangwa hari utuntu mu bitekerezo byawe tukubwira ngo ngiye kukureka, ufite ibintu uri gushwana n'Imana, bizagutera ubwoba. Hari umuririmbyi yavuze ngo mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha no kungeza no mu rupfu vuba. Mu bintu uzagirira ubwoba, uzagira ubwoba Imana iri kukubwira ngo ngiye kukureka. Imana yabwiye abisirayeli babwira ngo ngiye kubavana mu biganza byanjye, mbashyire mu biganza by'undi abari ubankosorera mwumva uko bimera. Imana ihamagara Nebukadinezari, mwita umugaragu wayo. Atari uko Nebukadinezari ari umukristo, yari umupagani, ko yafashe Sedekiya munogoramo amaso. Yafashe abisirayeli abagirira nabi, abadamu abagirira nabi, abakoresha n'uburetwa kugeza n'ubwo yarengereye. Imana iravuga ngo yaza kuba ari ngewe bakiri mu biganza byanjye, nari gushyiramo kubumana. Muranyumvise? Mu bintu uzagirira ubwoba, uzagira ubwoba wumva Imana iri kukubwira ko igiye kukureka. N'uburibwe burenze ibindi byose mwamenye. Imana imfashe kugira ngo nsoze. Yesu ashimwe. Iyi Imana ihari rero hari ibintu bitanu biba kandi ndabivuga nihuse dusenge. Icya mbere, iyi Imana iri muri twe ntidupfa gupfa. Urakubita kuko uramesha ubuzima ahari atabifatiye umwanzuro. Munakanegekara ariko mu gitondo mugahura ariko uraniga ukagira ngo arapfa, mu gitondo mukahura aririmba nkaho nta cyabaye. Ariko binarabikunze. Ntidupfa gupfa kuko umwanzuro ntuturuka inaha, ntuturuka mu baduturanye, ntuturuka mu badukorana, ntuturuka ku barozi n'abapfumu mutinya, uturuka mu ijuru. Iyo bankumbuye bantumaho Shandota Rosenawa, umunsi bazankumbura sinzongera kubonana na mushumba, kandi nawe umunsi bazagukumbura ntituzongera kubonana. Imana izakubwira ngo tugende mwana wanjye, sinzi aho muzaba muhuriye. Ushaka kuzamuhuriye mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru cyangwa muri sehashika, mugende ufu hasigare fotokopi, kubera ko nubundi ntitubarurirwa inaha. Paulo yandikiye Abefeso ibice 2 aravuga ngo natwe yaratuzuye, twebwe bwari bapfuye tuzibyaha n'ibicumuro. Ageze hepfo aravuga ngo kuko Imana ari ubutunzi imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ituzurana nawe, iratuzamukana turi muri Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo, uwo mubona Jean Paul ari fotokopi iri gutunganya umurimo w'Umwana, ariko Jean Paul wa nyawe arindiwe mu ijuru muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Nugukanda buto gato nkamusanga. Ntidupfa gupfa. Icya kabiri kitubaho, Yesu ashimwe kandi naragikunze. Abadayimoni nibapfa kutugira ikibuga na stade bakinira uko bahaza. Iyo baje bahasanga ikintu kidasanzwe. Gatatu kugira ngo nihute. Haleluya. Icya gatatu kitubaho Imana ihari, turira aho abanzi bari ntibadukoreho.
Mundabe hano mbaganirize. Ndabibutsa ko ahantu mutuye naho muri. Mwisi y'umwuka ibimenyetso mfite nuko hari abanzi. Ariko abanzi si mukuru wawe. Nta nubwo ari murumuna wawe, nta nubwo ari umuturage. Umwanzi mukuru ni wa mugabo w'ingurumbanya. Wa mugabo witwa Satani. Muvuge ngo arahari kandi arakora. Ariko icyanejeje Dawidi yaranditse arabanga Imana ifite ubushobozi bwo kuntegekera ameza. Kavuga ati muyashyireho. Harya. Kandi ntabwo Imana yica abanzi, ntimuzanabisengere. Ahubwo ihagarara hagati yawe n'abanzi. Wayika kubwira ngo izere ko turi kumwe, ntugire ubwoba nubwo abanzi ari benshi. Abanzi kababwira ngo ntihagire uhaguruka. Bakajya bekinya amenyo, bakakureba nabi. Ariko ntihagire ugira ubushobozi bwo guhaguruka. Kuko Imana ikubereye maso, ntihunikira, ntisinzira, iturwanirira, ntineshwa. Imana nitsindwa, Imana ninanirwa, Imana ninanirwa, Imana ihabwa icyubahiro. Iyi Imana ihari. Kandi ndabikunda akenshi muzasome Bibiliya. Mu bintu Imana ikunda gukora, ikunda gukorera umuntu wayo. Hari abandi bantu batabyemera, maze kubibona. Bahari agahekenya amenya ariko ntanashobora no gutwara intebe. Agataha ubukwe akikorera intebe akavunika, yashaka yabafite n'umutima wo kwitwara akabyibagirwa, akagera mu rugo asanga yabyibagiwe. Muvuga ngo ibyo bintu Imana irabikunda. Muzimambi Imana ibikunda bituma dukanguka, bikaturinda umwuka wo kuba batesi. Kukurikije ibintu Imana ikora, twaba batesi tukaba abantu bananirwa intambara. Ariko Imana ijya ibikora. Imana ihabwa icyubahiro. Icyanyuma cyanejeje muvuga ngo kiranejeje. Ntabwo dupfa kuvumika, ntiwadukagira. Imana ihari. Abanyarwanda benshi bafite background mbi cyane, abavukiye mu Rwanda nibonzi. Bafite imiryango yagiye ivumana. Ntabwo ari bose, ariko hari abantu bavukiye mu miryango mibi. Usanga iwanyu bararaguza, ugasanga iwanyu bafite utuntu batunze, usanga iwanyu bafite amagambo bajya no kukwita bakakwita nabi. Ariko iyo tugeze muri Kristo aratumwakura, aducomokora muri karande za kera, akaducomeka muri Kristo. Ntabwo tuba tukibarurirwa iwacu, tubarurirwa ku ifishi y'Imana. Uyu munsi tubarurirwa ku ifishi y'Imana. Niyo mpamvu ntabwo abanyigira. Iyo ibiciro bizamutse, amasoko y'isi afunzwe, Imana ibigiye gufungura andi mashya ntamenye ko bigenda. Haleluya, haleluya torero. Sinzi wenda niba ndi kubivugana intege nke mukaba mutanyumva, ariko abantu bose bazi ko bacomokowe ntabwo badufite. Kuko ibizatunga abagenzi Imana yarabiteguye, nta na kimwe itateguye. Nari ngiye kuvuga kana ariko ndakaretse. Ibintu ibizatunga abagenzi Imana yarabiteguye. Hari uburinzi bwo mu nzira burahari, muvuge ngo bwuzuye. Hari imbaraga zo mu nzira, izabiruhanya zirahari. Amapiesa dushoboza kugenda mu byondo arahari. Imbaraga zidushoboza kugenda ku izuba ryinshi birahari. Ariko Mana kandi nta bucye mu ijuru bafite. Birapakiye. Babikorera igihe bashakiye. Shobora gukorwa mu gitondo, saa sita barakora, nimugoroba barakora, nijoro abantu basinziriye barakora. Mu ijuru birapakiye. Ibintu byose bizafasha umugenzi kugira ngo agende urugendo agere yajya birahari. Ntabwo Imana yatangije inzira idashoboye gushyigikira abagenzi. Gira mwene so ngo oya, ntabwo Imana yatangije inzira idashobora gushyigikira abagenzi. Imbaraga zitubashira zirahari. Ndetse ngiye kubaha itangazo. Ejo bundi namenya akantu abari hano mu nyumba. Imana izi ko twavukiye munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ahantu gukira bitari cyita rusange, gutunga imodoka bitari cyita rusange, kwiga bitari cyita rusange. Uranyumvise? Ahantu rimwe na rimwe haba inzara, ubwo mvuze munsi y'ubutayu bwa Sahara ngo mwumve ibyo bihugu byose. Ni nayo mpamvu masezerano Imana iduha nayo ibiryo. Nta kosa Imana ibikoze. Maze iminsi mbyigaho impamvu Imana iduha amasezerano y'ibiryo. Kandi izi neza ko ari ibintu biciriritse, no kubera ko izi neza ko twavukiye aho bitaba. Imana iduha amasezerano yo kuziga, kubera ko izi neza yuko umuryango wose ntibizi. Kandi icyo nakundiye isezerano, iyo igihe kigeze cyo gukora riragufata. Kavuga ati nkurikira,
rikakuzana mu mujyi nta cyerekezo uje gukora kwa Ruiz, byarangiza rikajya rikubwira ati bambuka rompowe bitonze, ntukajye guhanga wambuka rompowe umeze utyo, rikakwigisha kwambuka rompowe ni isezerano nta kindi, ko rikuvanye ahantu habi, rikagutambagiza. Ahubwo ariko ntabwo ubona ukuntu abandi bantu bakora, wakwigiye perimi ukigira perimi ugatangira upyondaguza umwarimu agutuka afite kwihangane wowe wabaye ute, ubwo ni isezerano. Mu minsi mike akabatangiye gutwara moto, imodoka ikabijemo, Imana yagera ikamucusa kuri uwo mubabaro, ikagenda imugirira neza ikamuzamura, tukamubona umuntu ahagaze ashimikire, tukagira ngo niwe, muvuge ngo nyuma ye hari amaboko y'Imana adasanzwe. Isezerano rijyana umwana muri primaire, kagera mu leta kanguka, iga imibare, ntabyo nshaka iga, mama agahata bikanga, ariko isezerano rikamubwira ati urayiga. Akayaga k'umwuka kajya gahuha mu bwenge, akumva rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri, ntabicurike. Kandi ejo akajya muri segonderi akiga shimi, fizike n'imibare, isezerano rikamuzamura, itariko hitamo MCB akaba yihisemo, ejo rikamuhuza na kaminuza y'u Rwanda ku nguzanyo ya leta. Yajya ko nakabona arize abaye docteur, yahagarara muri stage akavuga ati très bien. Isezerano rigira umuntu umusirimu, nakubwira turarya nk'igisambo oroshya, baramuhugu yarananiranye arya kanuye amaso kuko nibwo yahura n'ibiryo, ariko isezerano rikamubwira ati barya bitonze. Kandi ugomba kugira isuku, ngenza abantu Imana yatuzaga umwanda, ugomba kugira isuku gakaraba, byarangiza isezerano rikamwigisha, mwahura ari gukata umujyi ukagira ngo yawuvukiye mu byahe byo kajya. Isezerano rikamubwira ati rero n'umujyi ntuzawuvamo, abafite masters ukabananira, isezerano rikamubwira turagumamo, bagasubira iwabo Nyaruguru kubera ko nta sezerano, akazi karabuze, ntawe wakanyisha masters, ariko ufite isezerano kamubwira turaba mu Gatenga, ndahakurindira, ndahagukomereza. Haleluya. Genda wicare Imana igumije. Dufite ibintu bikomeye iyo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Shandota losenawa. Haleluya. Haleluya. Je naje kwiga muri lycée do Kigali harananira, data yaramaze kurwara toroma, aravuye mu gisirikare rirananira, wacu hari ibibazo byinshi, njya kwiga bwisigi. Imana irambwira ngo nubwo utiza hano muri lycée nzakugarura i Kigali. Ndatsinda, banjyana muri Kristo, ndagaruka ndaza ndiga kandi ndahashobora. Muranyumvise? Nkagera ndi umukene merewe nabi, ariko isezerano rikambwira iti wowe nzawuzahaba mu ijuru, bahita banzura ko ngugumamo. Hari abo twiganye basubiye iwabo. Ngiye kubabwira n'ikindi mutari muzi. Tugeze mu mwaka wa 3 muri universite, buruse yarahagaze, abantu benshi baratashye, ababyibuka ibyo bihe muri kaminuza y'u Rwanda. Buruse yarahagaze, abantu benshi barataha. Ngewe Imana ijya kunzanira amafaranga kwa Papa Benedicto wa 16. Kandi ibyo bintu Imana ibivuga, yabivugiye mu rusengero rurimo sima, rutarimo sima, rurimo ibyondo. Kugira ngo tuhasengere byasabaga gusuka amazi. Imana ikoresha umukecuru utarakandagira kuri kaburimbo, katabagiye mu iriye, arambwira ngo mwana wanjye uzigurangiza. Kandi Imana ntivuga amagambo menshi, iriyizera, ivuga Samariya kantu kamwe kabitsemo ibyo izakora. Ubwo iryo jambo ryaribitsemo k'amafaranga zansanga avuye kwa Papa Benedicto wa 16. Nibwo rero buruse yahagaze, batwohereza amafaranga. Bohereje amafaranga basanga ningiye umuyobozi uyobora amatorero n'abadini, abakatolika, abangirikani. Ninde wari kwandika sabana? Isezerano ntiryabura uko rikora, ntiribura inzira, kuko urigenda imbere, nta nzira imunanira, nta musozi utavaho, nta bikombe bitakuzura, nta byugi bitakinguka, nta mihanda ataharura. Haleluya. Isezerano rirakomeye, komeye. Shalotalo senawa.
cyo gihe muri kaminuza y'u Rwanda baduhaga 25,000 Papa Benito wa 16,35 umunsi wa mbere bampaye 150 niwo munsi nafunguje konte muri banke populaire ishami ryakora hariya mu gacinjiro barahafunze njya manyura nkavuga ntahabitse amateka yaje muranyumvise nandika n'abandi bana Imana ngo yari yaravuganye nabo ko n'amahita amaza misezerano iyo hatarimo akantu hari gihe amahita bakunyuraho ayo karimo ariko nubwo utabikwiye abantu babona nabyo kwiye nta bimenyetso utabisa utabibereye sezerano avuga ati mumushire mupfe kumushyiramo kandi icyingenzi suko bakwemera icyingenzi nuko bagushyiramo hidupfa kuvumika Imana ihari ntiwatuvuma ntiwadukagira Charlotte Rosenawa nta mbaraga nta bubasha nta butwari ni nayo mpamvu ngiye kudekarara ikintu nimubona dusigaye mu nsengero ariko imitima idatunze Imana muzamenye ko twinjiye mu mwuka bita rejection spirit tuzaba tujugunywe kuri Imana ntiturebera mu gaciro k'insengero nubwo nazari nziza turi mu kinyejana cyazo ntitureba mu gaciro k'amadiplome n'ibindi twize iturebera uburyo tuyitunze mu mitima muvuge ngo binguye neza niyo mpamvu umuntu yifite yifate neza kuko Imana iyo mugumanye gereka guhindura ukundi kuntu ntiyakwihanganira gukomezanya ayo mateka kandi ari yihindura amateka ntiyakwihanganira gukomeza umera gutyo irabihindura icyingenzi ni ukugumana nayo ahiri igera ikabihindura irabihindura kamvuga icyanyuma nseze iyi Imana iri kumwe natwe turirimba indirimbo imbere y'umuraba muzi impamvu turirimba imbere y'umuraba iyo Abisiraheli baza kuba Imana iri mu mitima batarabonye imirimo yayo gusa ku nyanja buriya ntibari gutera amahane bari kuvuga bati Imana nitayisatura ngo twambukira duheka tugo bari gutangira kwerekwa promotion yo guhekwa n'Imana sinjya ngira ubwo biyo ndi kumwe n'Imana mbanzi neza ko nubwo itasatura inzira uwo munsi rampeka muvuga ngo ni nabyo biryoshye uwo munsi mbanzi neza ko iragira gute kandi Imana yaguhetse reba none nta nubwo ari kugufata ukuboko iraguhetse ikuzanye guhetse pastor suragira ngo yakwima icyayi arakiguha vuba reba Imana nawe yagize gute nta company nta kigo nta nzira nta Imana itakwinjiza Imana bampera umugisha gutsoza ndagira ngo dusenge reka mbere kiraho ngaho Imana nta wayivuga ngo yirangize iyi Imana iri kumwe natwe iyo turi kumwe n'Imana niyo magambo twise ndagira ngo dusenge ntuzakora ikosa ryo gutakaza Imana uzatakaza ibindi byose ariko gumana Imana ko ibindi byose ntibishobora kugarura Imana ariko Imana yagarura byose agaciro gashobora gutakara ukamkumva karatakaye urwana no gutunga Imana ariko umunsi Imana yaje izaguha agaciro karenza ko ngaho ndagira ngo dusenge hombeka amaso dusenge muri kino gitondo genda shaka umuntu wumva ari mu buzima bwo kuzerera umeze nk'uhunga Imana umeze nk'uyikwepa ukumva Imana ntimukiri kumwe kumva agaciro kawe karatakaye ukumva ubuzima bwawe bwarangiritse urambura ikiganza cyawe uri muri aya matero kandi ntubeshye Imana kuko niba udafite Imana ntacyo ufite imbere bene wanyu bazananirwa amashuri azananirwa ariko Imana nta hantu namwe izananirwa kandi ibyangombwa by'abagenzi Imana yarabiteguye iryo jambo muri bika ndagira ngo dusenge Imana ninde muntu wumva akeneye kongera kugarura Imana mu buzima bwe murambure cyane wikwita kuba mwazanye kuko ubuzima bwo kumererwa nabi ni wowe ubufite wikwita kuwo mwazanye umuco w'itorero ryacu rero abantu barahaguruka bagatera intambwe haguruka uzuhagarara ahangaha ninginge abashumba baze basengera abantu b'Imana nimutera intambwe Yesu yiteguye kubakira neza hari ibiganza by'umugabo witeguye kubakira neza mama tera intambwe nutahe umeze uko nguko agahinda ufite intimba ufite umubaro ufite wakwica va muri ubwo buzima mumufashe umwana kugira ngo abone uko atera intambwe turashaka nawe kumusengera ngwino wiva muri aya materano utongeye kubwira Imana ngo ndashaka kugaruka mu buzima bwawe reka mupfukame tubasengere nawe ngwino nimba ukeneye gutunga Imana mu buzima bwawe wabaye kure wabaye mu byaha wabaye mu buzima bubabaje ariko uyu munsi ni wumva ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima ngwino wongere ukizwe nubwo waguye
haracyari ibyiringiro nubwo watemwe ariko wakongera ugashibuka kubwira ijambo twumvise. Reka nsabe ni itorero muhaguruke n'abakristo muhaguruke. Birashoboka yuko Imana ivuganye nawe, yenda ntago ari gukizwa ari ubwa mbere, ariko birashoboka yuko wataye Imana, ariko ngere wemerera Imana mubane mugendane. Imana izakubera data, Imana izakugirira neza, uzabona neza y'Imana, ntago uzabyicuza, nta uzicuza yuko yagize Imana mu buzima bwe. Mana turagushimiye, uri data wa twese, nuhabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe warariduhaye, warihaye abantu ngo baryakire. Uryakiranye umutima ukunze arababarirwa akabohorwa, abarishakiye igisubizo bakemera bakihana, bagirirwa imbabazi n'Imana isumba byose. Mu izina rya Yesu dusengeye abana bawe, ababihannye, ababaciye bugufi, ababemeye kukwakira. Mwami Yesu winjire muri bo, uture muri bo, ugendere muri bo, bongere babone Imana, bumva Imana, bakire amahoro, bakire Yesu. Urakoze Mwami, reka bari muri iri teraniro bakire ijambo ryawe, babaye kure y'ijambo, babaye kure y'Imana, bakwigije kure kubera ubwoba n'amakuba n'ibibazo, ariko imbere yawe niho turi. Abantu bongere bakugirira icyizere, bakwakire mu buzima bwabo, bagendane nawe, bagutunge muri bo. Mana hagati yacu ngwino tuyobore, turagushimiye. Ntareye umuryango wa Yuda, ngwino mu itorero, korere muri ryo, gendere muri ryo, mu mitima y'ubwoko bwawe. Imbaraga z'Imana zize, hindura amateka n'ubuzima, abantu bagendere mu rukundo rwawe. Uri Imana hagati muri twe, ntacyo tuzaba. Turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, kandi amaraso ya Yesu yezira iteraniro. Abantu batakaye kubera ibihe n'iminsi, bagirira imbabazi Mwami, hanyuma wongere ubahagarike neza, bagendere mu rukundo rwawe. Ubwo uhari turi amahoro, ubwo uri hagati muri twe urakora, kandi ubwe Mwami Yesu Kristo uri mu itorero, uracyafite umugambi mwiza kuri ryo. Tugushimiye kubyumvise, mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Reka dusabe bano